muri iyi minsi abantu benshi biganjemo n'urubyiruko barashaka kubaho nk'abantu babona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa abo babona mu buzima busanzwe. Urasanga nk'umuntu yifuza kwambara nk'icyamamare runaka, ashaka gutunga telefoni ihenze, afite inzu n'imodoka nziza bihenze kandi byiza, kuri we nta n'ubushobozi afite bwo kubigura. Murimake ubushobozi afite ntaho buhuriye n'ibyo arimo kwifuza, kubera ko abona abo bahanzi babifite cyangwa se bagenzi be babifite. Rero ingaruka y'ibi bishobora kumubyarira ikibazo gikomeye, bigatuma yinjira mu madeni atapanze cyangwa se agakora ibikorwa bihutiyeho bishobora no kumukururira ingorane. Nge wumva ugiye kubikugezaho, nitwa MC, ndagusaba gukanda subscribe niba utari wayikanda, ubundi tugakomeza kugendana. Reka turebere hamwe uko ubuzima buteye ndetse n'urugendo rwa buri munsi. Ubuzima ni urugendo rutandukanye kuri buri wese, nk'uko igiti gikura mu buryo bwacyo. Cyo ukwiriye kumenya muri kano kanya nuko buri muntu umwe wese agira inzira ye yihariye. Cyo ukwiriye kumenya nukwiriye kwigereranya n'undi muntu, kuko birumvikana nawe ntabwo ubuza aho yatangiriye kugira ngo abe afite ngo asageze ku by'umubonana kano kanya. Rero nimba wifuza kubaho nk'icyamamare, ujye wibuka ko bafite urugendo rwabo bagize, inzitane rw'ibihe bigoye baba bataravugiye ku mugaragaro. Rero ngewe uko mbibona muri kano kanya, nugerageza kubaho mu buzima udafitiye ubushobozi, icyo gihe bizatuma wishyiraho igitutu nawe ubwawe udashobora kwihanganira. Ari nabo usanga bishora mu madeni yo kugura imyenda, telefone, byose bishya cyangwa se bagira ubuzima burangaza abandi. Rero nukora ibyo byose udutekereza yuko ibyo byose bimeze nk'igisenge gisenyukira ku muntu, bidashobora kukumaraho igihe kirekire. Nanone kandi hari abantu bagura imodoka ihenze kugira ngo bagaragare neza, ariko mu gihe gito bakisanga mu bibazo bikomeye by'amafaranga. Murimake kwemera ukuri, ukemera kubaho uko ubushobozi bwawe bungana, intambwe ya mbere ikugeza ku iterambere rirambye. Muri kano kanya reka nkwereke bimwe mu by'ingenzi bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza cyangwa se ubaho neza. Mbere ugomba kumenya agaciro kawe, ukamenya ko agaciro kawe atari imodoka, imyambaro na telefone. Ukamenya ko agaciro kawe harimo ubwenge bwawe, imyifatire yawe ndetse n'uburyo ushobora gufashamo abandi. Icya kabiri, ugomba gushyiraho intego zawe aho kwigana bagenzi bawe. Ugomba kwiga uko wazamuka buhoro buhoro, kugira ngo ushushubikanwe no gushaka kubaho nk'abandi mudahuje ubushobozi. Icya gatatu, irinda amadeni adafite akamaro. Mu magambo makaho kugira ngo ufate telefoni ihenze cyangwa se imyenda ihenze, ese ibyo byose bigamije kugira ngo abandi babone yuko wagafashe. Icyo nakubwira ava muri ibyo ngibyo, ahubwo amafaranga yawe uyashyire mu mishinga cyangwa se uyashyire mu bintu bifite akamaro nk'ubumenyi, shoramari cyangwa se iterambere ry'umwuga wawe. Icya kane, ugomba kwihangana no gukora cyane, kubera ko abantu benshi bari gushaka gukira byihuse. Ugomba kumenya ko ubutunzi bwa nyabwo buba mu gukora cyane no kugira umwete mu bintu by'ingenzi. Kambaye nk'urugero, urugero rwa none reka turufatire ku buzima bwiza butavunanye. Reka turufatire ku mukire Warren Buffett, umwe mu baherwe bakomeye cyane ku isi. Nubwo uyu mukire kandi afite amafaranga menshi, bimubuza gutwara imodoka isanzwe, tura mu nzu imwe amazemo imyaka myinshi. Kiruta ibindi uyu mukire akoresha, agendera ku bushobozi bwe aho kugira ngo yirukire ibintu by'igikundiro. Ibicyo bishaka kuvuga, ukira nibisaba kwiruka inyuma y'ubuzima burangaza abandi, ahubwo icyo ugomba gukura muri runo rugero, gukira ni ukubaka ibintu birambye. Icya gatanu, mu bintu ndimo kukubwira byatuma ubaho neza kandi ukagira ubuzima bwiza, menya ko igikwiye ari uguhinduka. Kugira ngo habeho impinduka nziza, tugomba guhindura imyumvire. Ahubwo icyo ugomba kumenya muri kano kanya, kuba umukire si ugutunga ibintu byinshi, ahubwo kuba umukire kwa nyako ni ukumenya gucunga amafaranga yawe neza. Cy'ingenzi, ugomba kuba wishimiye intambwe wagezeho aho kwigana abandi. Icyo ugomba gushyira imbere mu bintu by'ingenzi ukeneye, ugomba gushyira imbere ubumenyi, umurimo, ubufatanye ndetse n'imibanire myiza n'abandi. Mwanzuro w'ibi byose tumaze kuvugaho, cyo ugomba kubikuramo, ubuzima ni nka marato, si irushanwa ry'ibirometero bike. Nyako guhangana n'abo mutanganyura ubushobozi cyangwa se urugendo bigutera igihombo. Yandi magambo, ugomba kwemera inzira yawe, gukora uko ushoboye kuko bituma ugera kure. Irinda ubuzima bw'igikundiro butagira umusingi, tegura ejo hazaza hawe buhoro buhoro kandi ubikunze. Kora cyane kandi wizere ko intambwe ntoya uteye ejo ishobora kukubyarira umusaruro mwiza. Reka iki kiganiro tube tugicumbikiye ahangaha. Ndabashimiye mwe twabanye muri iki kiganiro. Mwibutsa ko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wagishyiraho hasi muri komenti, natwe tukaboneraho kugisubiza. Ikindi kandi ugomba gukora subscribe, ugasharinga iki kiganiro, tugateza imbere channel yanyu MC Mamba y'ubwenge. Ndabashimiye.